Walireka nanone nguhikaze wowe tubana umunsi ku munsi wowe wakoze subscribe kuri Msafi TV ni byingenzi kandi ni by'agaciro gakomeye cyane ari nako nkomeza kugenda nkifuriza komeza kugira ibihe byiza cyane nkifuriza kuzagira Noheli nziza cyane wowe wemera Noheli ndetse no mwaka mushya muhire wa 2026 uzakubere uw'amata n'ubuki yo ni beef yeruye ni nyuma yuko uwitwa Bruce Melody amaze kuba yashyira hanze indirimbo ni indirimbo yavuze ko ari bushyire hanze nyuma y'iminsi 2 nyuma yuko bari bamaze kuba bahurira muri press conference n'uwitwa The Ben nyuma akaba yaravuze ko agiye gushyira hanze indirimbo yitwa Munyakazi indirimbo ikaba yaramaze kuba yajya hanze hanyuma tukaba dutegereje niyo The Ben gusa ya The Ben ntago ari beef kuko The Ben yavuze ko ari bushyire track nawe hanze nyuma y'iminsi igera muri 5 so ntago ari byo tugiye kuba twagarukaho cyane tugiye kuza tuvuge impamvu cyangwa se twibaze ni kubera iki ino ndirimbo uwitwa Coach Gael ndetse na Kenny Mugarura aba boss cyangwa se the owners of Kuki Universe batigeze bapostinga indirimbo ya Bruce Melody abakaba nta hantu na hamwe ino ndirimbo ya Bruce Melody yitwa Munyakazi yigeze igaragara kuri platforms habe iza Kenny ndetse no kuri platforms zihariye za Coach Gael nkuko bisanzwe nibyo bintu tugiye kuza twaganiraho ariko mbere yuko tuza ngo turebere hamwe ntise biraterwa n'iki kuba ino ndirimbo itarabasha kuba ya postingwa na Kenny ndetse na Coach Gael kandi aribo bakire aribo ba boss ba Bruce Melody turaza kuza tubirebere hamwe ndetse nawe ntuhejwe no gukora comment ukandika ukatubwira uko nawe byumva nawe ugashiramo impamvu yawe ukeka ko ino ndirimbo wenda itabaye ya postingwa n'abano obajejeta faranga we'll be back nanone kanogire nguhikaze cyane ifuriza ko ibintu byawe byagenda neza hari nako nkomeza gusabira umugisha uturuka ku Mana bro nizera ko ibintu byawe bikomeje kuba birimo gucamo sana cyane so ino ndirimbo ni indirimbo nziza cyane it is a nice song it is ni indirimbo ifite melody nziza nkuko bizwi Bruce Melody n'umuhanga we are not blaming ariko ino ndirimbo ni beef yeruye no gushotoranye bweruye aho bikomeje kumvikana ko yashotoye Ben ku buryo bufatika cyane aho harimo amagambo akakaye cyane asa naho yumvikanisha ko ari beef yeruye ndetse wabyemera wabyanga iyi ni beef yeruye indirimbo yitwa Munyakazi ino ndirimbo harimo verses kazingahe zumvikanisha ubushotoranyi buhambaye cyane aho harimo verse ivuga ati jewe ino verse ya mbere ubundi yumvikanisha ubushotoranyi bwa mbere ni verse aho Bruce Melody avuga ko ati jewe never compare me with those ati ntimukangereranye n'utunyamaswa duto yeah you know utunyamaswa ni twande utunyamaswa you know The Ben yita Tiger no kuvuga ngo utunyamaswa ninde ni Ben rero arabiyamenye arababwira ati never compare me never do what never compare me n'utunyamaswa duto in the verse igaruka kuri hari ni muri video aho hari ni muri video bari ku kiraro hariya kuri Kuki Universe hari imashini bakoresha when mu gihe wenda ushaka kuba wakubura ariko ukabona ko biraza gufata umwanya munini ukoresheje umukubuzo usanzwe ni twabyita karu umukubuzo uri electric hanyuma hakagaragaramo umujene urabizi ko Ben akunda gukoresha utuntu tw'utu nabyita karutu wig yes no to wig kwambara wigs niki hanyuma Ben Bruce Melody afata ya mashini agahuha za wigs ibyo nabyo bikaba ari muri bimwe bivuga ko ino ndirimbo ari beef yeruye ubwo like abantu bite n'ubusesenguzi bwa buri umwe they say that iriya mashini ihuha ziriya wigs nuvango ziriya wig urane Ben bahuha bakoresheje iriya mashini ibyo nabyo biri mu bintu bikomeje gutuma abantu bagenda bavuga nti ubu n'ubushotoranyi buhambaye cyane kuko nta wundi muntu tuzi wambara wigs
cyane ko Ben abikora mu mahitamo ye, cyane ko ari n'umustar, ariko nanone bidakwiyeho Ben yatangiye kuzana utuntu tw'uruhara n'iki. Ibyo ngibyo bikaba biri mu bintu bituma akunda kwishyiraho utuntu tw'uduperike, utuwegs n'iki byose. Hari indi ball igaragaramo ituma abantu bakomeza kuvuga nti se why this is our open beef yeruye hagati ya Bruce ndetse n'uwitwa Ben. Hagaragaramo igikoresho nakita ko ari PlayStation. Ino PlayStation ngira ngo niba ubyibuka neza, umushinga wa Ben ndetse na Bruce Melody bivugwa ko indirimbo yabo yanze kuba yakorwa kubera ko uwitwa Bruce Melody yagiye gushaka Ben, hanyuma agezeyo agasanga Ben arimo arakina PlayStation. Ibi rero bivugwa ko impamvu Bruce Melody yashyizemo ino PlayStation ni ukugira ngo agaragaze ko harimo impamvu zigaragara nyine zatumye ino ndirimbo yabo itajya hanze, ko ari uko yari donc ni ukuvuga ngo it's like PlayStation niyo yari donc yirutishije umushinga wabo. So akaba arizo ari byo bintu bitatu ngira abashe kuba nareba nkabona ko ari beef yeruye Melody yabashije kuba yashyira hanze mu ndirimbo ye yitwa Munyakazi. Hari n'indi verse nge nakunze like nkanjye, ni indirimbo ivuga ati jewe simfana igikona, simfana na Murera, ati nge nifanira iki, nifanira Amavubi bro. It is a nice verse, ariko ntago twa blaming, ariko this is an open beef. Hanyuma turibaza ntisi nimba koko indirimbo yagiye hanze. It is a nice song. Hanyuma abakire bawe like Mugarura Kenny ndetse n'uwitwa Kuki Gael ntibagire ikintu babivugaho, ntibagire aho baposting indirimbo. Turibaza ntese ni ukubera iki. Bamwe baravuga nti impamvu bano bajene cyangwa se bano bakire ba Kigali Universal, Kuki Gael ndetse na Kenny banze kuba bagira icyo batangaza kuri ino ndirimbo ya Bruce Melody yitwa Munyakazi. Baravuga ati bano bajene bafitanye umubano n'uwitwa Ben wihariye. Ati rero cyane ko bivugwa ko mbere yuko witwa Bruce Melody ahura na Kuki Gael, bivugwa ko yari asanzwe cyangwa se bari mu mishinga yuko bashobora gukorana na Ben Tiger, hanyuma bikaza kurangira badahuje, finally bikarangira Bruce Melody ariwe ubaye icyamamare gikorana na bano bakire, cyangwa se akaba ari icyo cyamamare cyaje kuba cyahuza Kenny nako Bruce Melody no witwa Kuki Gael. Rero bamwe bakavuga ko ino ndirimbo impamvu nta hantu na hamwe Kuki Gael yigeze ayipostinga cyangwa se Kenny Mugarura, nuko bavuga ko ari beef yeruye, kandi bo bakaba badashaka kwinjira muri ayo matiku yo kuba team ya Kigali Universe cyangwa se team ya Kuki Gael ndetse n'uwitwa Kenny badashaka kwinjira muri ano matiku cyangwa se muri beef ya Bruce Melody ndetse n'uwitwa The Band. Abandi bakavuga ngo ibi ngibi bishobora kuba ari bigiye gushyira iherezo cyangwa se bigiye guhita birangiza amasezerano bari bafitanye na Kigali Universe cyangwa se na 155 AM, ariko ni ibitekerezo bya buri muntu, ntago ariko kuri. Bamwe rero bakaba bakomeje kuvuga ko ino ndirimbo cyangwa se ino beef yeruye hagati cyangwa se ino beef ino ndirimbo Munyakazi ya Bruce Melody ishobora kuba ije gukuraho amasezerano ya burundu, twakita kara ya burundu, kuko mu bantu bamaze igihe kinini bakorana n'itsinda rya 155 AM hano mu gihugu cy'u Rwanda, twavugamo Bruce Melody niwe muntu twavuga ko wakoranye cyangwa se niwe cyo cyamamare twavuga ko cyakoranye na 155 AM igihe kinini, ku buryo bitanagoye ko cyangwa se bitanaba bisebetse ko kuba umuntu yavuga ko uno mujene umuntu avuze ko afite shares muri 155 AM cyangwa se by'umwihariko muri Kigali Universe ataba aciye inka amabere. So icyo nari naguteguriye cyangwa se nibwo busesenguzi igihe nkanjye nakoze, hanyuma nawe ukurikirana ibiganiro mbana kugejejeho hano kuri Musafi TV, cyangwa se wowe nawe ukunda showbiz nyarwanda, ukunda gusesengura amakuru akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nawe ufite uko byumva. Ese urumva indirimbo Munyakazi atari beef yeruye, atari beef
bigaragara, ahubwo ikiza kirimo it is an entertainment. No kuvuga ngo Bruce Melody ni umuhanzi mwiza, he's a nice artist, ni umuhanzi mwiza kandi munini, azi kuririmba, azi kwandika, ariko turibaza ntise Bruce Melody ni umuririmbyi, kuki akora beef, kuki akomeza gushotora Ben, hagiko Ben ntamusubize. Ibi ngibi hari uruhande rumwe ngira ngo mbifatemo katari ibintu byiza cyane, ntabwo ari ibintu byiza cyane. Ni ukuvuga ngo n'abahanzi banini babiri, they entertain. Ni ukuvuga ngo niba Bruce Melody ari umuhanzi, even akaba ari n'umu entertainer, araduha imiziki, anaduhe entertainment, ariko Ben sinzi impamvu atavayo nawe ngasubiza melody kugira ngo nyine tubone iki, tubone movement, tubone entertainment muri media nyarwanda. Sinzi impamvu Ben aticara ngategure nawe avuga ati noneho nanjye kubera ko ari beef ariko ntabwo bishyiraho urwango, ni beef nuko entertaininga nayo ngugira ngo adukubitire hanze ikiririmbo kivuga ntese koko ko wadufuza kuzadukubita ibinyafu niki byose. Na magambo menshi mwagiye mwumva yagiye avugwa na Bruce Melody, kuki Ben atavayo ngatwereke ko nawe ashoboye. Hanyuma iyi ni weakness cyane, niko ndaza kubyita, kuko ibi ngibi bihita bituma abantu bakomeza cyangwa se abafana bakomeza kuvuga ko uwitwa Ben yaba ari content yande ya Bruce Melody, kuko ubushize Ben akora ku ishanga ry'uwitwa Emerine, yungira ngo yaramuririmbye Ben na witwa Bruce Melody yaje kuririmba mishanga iki niki byose urumva, ariko Ben ntiyagira ikintu abirenzaho. No kuvuga ngo byakabaye byiza bano bajene bakaduha show muri media nyarwanda, muri showbiz nyarwanda. Niba uno muzigo ugiye hanze, uno muzigo witwa Munyakazi ugiye hanze, Ben agahita dukoreramo nawe akadutama kandi karirimbo, hanyuma namara kugadutama karirimbo Bruce Melody agaruke atema kandi, cyangwa se Ben adutema gutyo, ariko ntabwo wenda tuvuze ko Ben atabishobora, wenda niko abishaka, wenda na ashaka kuba adashaka gusubizanya na Bruce Melody, ariko nge numva ari bwo buryo bwaba bwiza cyane kandi bwaba buduha vibes muri showbiz nyarwanda, kandi ibintu bigakomeza kuba byagenda fresh sana cyane. So reka mwifuze gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Papa wowe wakoze subscribe ni by'agaciro kandi gakomeye cyane, ama nawe utarakora subscribe reka ngusabe kuba wakora subscribe, like na share, hanyuma ibintu bigakomeza kugenda igenda fresh sana cyane.